Ararutse inshuti ya Yesu, aruhukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. Umukunzi w'Umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo, yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we, ararutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi ku gukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo ararutse, inshuti ya Yesu, aruhukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. Ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse. Ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse, ararutse, inshuti ya Yesu, aruhukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse, ararutse. Nubwo amarira atemba ku maso yacu, imitima yacu irimbana n'ijuru.
urashaka kunesha ibyaha izera amaraso ya Yesu Yesu urashaka kumenya intsinzi n'amaraso y'umukiza hari imbaraga mu maraso y'umwana w'intama hari imbaraga mu maraso umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse inama hari imbaraga mu maraso ya Yesu mwana w'intama Yesu urashaka kurya werade izera amaraso ya Yesu sija kwezi isinga ibyaha n'amaraso y'umukiza hari imbaraga mu maraso y'umwana w'intama hari imbaraga mu maraso ya Yesu mwana w'intama dushorera Yesu izera amaraso ya Yesu dusenge. Mwami Imana ushobora byose, hongeye guca bugufi
kubera ibyabaye ntawe bitakozeho, ariko by'umwihariko umuryango wa bugufi, abamama, ababyeyi, ndagusaba mwari Imana kugira ngo mu mbaraga zawe zidasanzwe ubakorere igitangazo ukore ku mitima yabo. Tugiye gufata urugendo tuva aha ngaha, tugiye gushingura abantu 7, ariko no mu miryango yacu hari abandi babuze tugiye gusiga hano baje muri morgue. Niyo mpamvu dusabye kugira ngo urugendo rw'uyu munsi uruyobore, kandi aho tugiye gusigamo tuzakomeza n'ejo batari muri uyu muryango nabo bafashe, kandi urugendo rwacu uyu munsi rugirwa amahoro. Ntabwo ibi byagutunguye nk'Imana, twe twatunguwe, twabuze n'icyo twavuga mu yandi magambo. Abo ushobora byose ukomeze imitima yacu, tubyamaje mu izina rya Yesu. Amen. Tanga umwanya kugira ngo Tuzahora